Nguhaye ikaze kuri Kigali The Tireti Talks Entertainment n'amakuru y'abasitari nk'uko bisanzwe. Icyo nkugezaho cyangwa se icyo narahiriye ni uko ntazigera nkwicisha irungu. Amakuru yose agezweho mba nshinzwe kuba nayakugezaho kugira ngo wumve uko bihagaze muri rusange, cyane cyane nimba ukunda abasitari. Ahangaha wahageze, aha niho hantu hanyaho wumvira amakuru yose aba agezweho. Ni ukuvuga ngo amakuru agezweho ni ayahe rero? Ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 9 gutyo nibwo inkubiri y'aba babiri bombi yakomeje kugenda ivugwa. Ni ukuvuga ngo uyu bamwita Lorenzo ni umunyamakuru wa RBA, ndetse uyu nguyu muri kureba n'uwo bita Eric Semuhungu, ngira ngo mumaze kumumenya cyane. Ku bantu batari bamuzi bari kugenda bamumenye cyane bitewe n'uko ari kugenda yigaragaza hirya no hino mu bikorwa bigiye bitandukanye. So ni ukuvuga ngo uyu Eric Semuhungu ni umwe mu bantu mu by'ukuri hano mu Rwanda bari kugenda bakura cyane, bakuza ubwamamare bwabo, bitewe n'uko ari umwe mu bantu n'ubundi bari kugenda bamamaza, cyangwa se ari umwe muri ba bantu n'ubundi bemera neza ko baryamana n'abo bahuje ibitsina, abo bita nyine abagay. Ni ukuvuga ngo uyu Eric Semuhungu yagize gutya ku munsi wo kuwa gatandatu, hari kuwa gatandatu ubwo habaga match ya Gasogi ndetse na Rayon Sport, ndetse ubwo bakinaga kabisa. Ngira murabizi ko uyu KNC yagize gutya agatumira, yatumiye abantu nyine babasha kuba basurutsa abafana bari bariyo binyuze mu buryo bw'ubuhanzi, cyangwa se mu buryo bw'imbyino, mu buryo nyine bugiye butandukanye. Hari hariyo uwo bita General Benda, ngira ngo murabizi ko ari umwe mu babyinnyi bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hariyo aba DJ bagiye batandukanye nka DJ Sonia, DJ Brian, ndetse n'uyu Eric Semuhungu yari umwe mu bantu bari batumiwe cyane kugira ngo babashe kuba basusurutsa abantu hariya muri stade. Ni ukuvuga ngo yarabyinnye karahava, ngira ngo mwagiye mubibona. Yarabyinnye rwose, ngira ngo nta muntu utarabashije kubona aya mashusho. Iyi video nta muntu utarabashije kuba yayibona. Yarabyinnye rero mu buryo butangaje, ndetse abantu benshi wabonaga ko harimo babyishimiye, ariko haje kuzamo n'ababinenga. Harimo abantu benshi batabyishimiye bitewe n'uko bavuga ko ngo kuri stade ngo hari hariyo ndetse n'abana batoya, ngo uburyo yabyinaga nyine bw'imibyinire ye wabonaga ko nyine ngo atari uburyo bushimishije. So rero muri abo babinenze harimo n'uyu nguyu bita Lorenzo, umunyamakuru wa RBA, ndetse mu kubinenga ntago yabyihereranye, yagize gutya abisharinga cyangwa se abisangiza abakunzi be bo ku rubuga rwa Instagram ndetse no kuri Twitter. Yagize gutya arabitwitinga avuga ukuntu nyine ngo atari ibintu mu by'ukuri byiza, atari ibintu nyine ngo byari bikwiye ko byakorwa, ndetse hariya bigakorerwa hariya kuri stade, bitewe n'uko ngo hari ababyeyi ngo babazanye abana babo. Rero ngo bityo nta mubyeyi ngo uzongera kuzana umwana we kuri stade nimba ari uku nguku bigiye kujya bigenda. So aho ngaho rero ni mu rwego rwo kwerekana ko ibintu byakorewe kuri stade, cyangwa se ibintu Eric Semuhungu yakoreye hariya kuri iriya stade atari ibintu byiza, atari ibintu nyine byari bishishikaje abantu bose muri rusange. Rero atanga warning yuko ngo babihagarika nyine ntibizongere kuba byaba. Eric Semuhungu rero akibibona ntago yabyishimiye habe na busa, bitewe n'uko ari ahantu n'ubundi nawe akura umugati, cyangwa se ari ahantu n'ubundi navuga ko ari bimwe mu bitaramo nyine bimugaburira, bitewe n'uko bano bagabo n'ubundi nta kindi kintu baba bakora usibye guhostinga mu bitaramo nyine biba bimeze nk'uko nguko. Rero yabifashe nk'aho ari ukumukura umugati ku munwa. Ahita aza gutya nawe ahita yandika ngo umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo, ngo wari waranzengereje unsaba amafaranga, mbabarira urekere aho kunsebya, kuko nukomeza ndagushyira hanze ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi. Injiji gusa. Nuko nguko uwo Semuhungu yavuze. Abantu rero bahise bacika ururondogoro, baravuga ati se Lorenzo ati nawe yaba ari umwe muri ba bandi. Abantu benshi nyine batangira
batangira kubyibaza, abantu benshi batangira kubyibaza ati Lorenzo yaba ari umwe muri ba bandi ubona ko nyine ari ibintu bitaba bishimishije, abaye Lorenzo nawe ari umwe nyine muri abo ngabo. Kandi koko byagize gutya uyu mugabo cyangwa se dore ko we akunda no kwiyita umugore cyangwa se umukobwa, uyu bita Eric Semuhungu, dore ko yari yarashatse n'umugabo muri Amerika, yari yarashatse umugabo muri Amerika, ndetse yazanye icyo twita proof cyangwa se ibimenyetso bitewe n'uko yagiye avugana n'uyu bita Lorenzo mu bihe bigiye bitandukanye ubwo yari ari muri Amerika, ndetse azana proof agaragaza neza ko yagiye amwaka amafaranga nyine, cyangwa se kwa kundi iyo wabwira umuntu ati ngurira, ati singwenge, ati mwaka mitsingi gusa. Izo chat zose zirahari, ariko ahanini chat zagiye zerekanwa n'uyu bita Lorenzo ni chat zigaragaza yuko yamuflowingaga cyangwa se yamusabaga ibitekerezo by'uko ashobora kuba yateka, amwigisha nyine, amusaba ko yamwigisha guteka, ngira ngo muri kugenda mubyumva, ndetse chat nyinshi zirahari pe. Ariko si ibyo gusa, uyu Eric Semuhungu nawe yashyize hanze izindi, ndetse n'ama audio bagiye baganiriraho, ndetse bigaragara ko bari bafitanye umubano n'ubundi udasanzwe, ntago ari ibintu nyine bije aka kanya. Rero ukibaza ukuntu umuntu mwari bafitanye umubano udasanzwe gutyo nyine mwaba mwarashwanye kugeza aho umushyira ku karubanda kuriya, ugasanga ni ibintu n'ubundi ni ibintu bidasobanutse. Ariko hagati aha mbaye ngira icyo mvuga, bitewe n'uko nagiye mbibona ku mpande zabo babiri bombi, ubona ko ari ibintu n'ubundi bidasobanutse kandi barahoze ari inshuti. Hagati aha uwo bita Lorenzo navuga ko ari ikirumira habiri, bitewe n'uko uko byigaragara bari inshuti kandi baraganiraga, ndetse n'ayo mafaranga ntawahakana ko Eric Semuhungu yagiye yohereza uyu bita Lorenzo muri space yateguwe n'uwo bita Godfather ndetse na ba Oswakimu n'abandi, bagize gutya batumira abantu babiri bombi bashaka kubunga. Icyavuyemo uko nabyumvise, bari inshuti kandi bari inshuti mu buryo budasanzwe. Uyu Lorenzo mu bihe bigoye yari arimo, ngira murabizi ko hambere aha muri 2019 gutyo, ntabwo yari akiri umukozi wa RBA, byari bimeze nk'aho bamaze kumwirukana bitewe n'imyitwarire yewe. Lorenzo hambere aha yigeze kwerekanwa kuri RBA, ndetse nyuma yaje kuba yagarurwamo, ariko mu bihe bidasanzwe yari arimo. Uyu Eric Semuhungu ikigaragara ko nuko yagize icyo amufasha. Rero bari inshuti, rero inshuti ye ntabwo yagakwiye kuba yashyira ku karubanda. Nimba atarabyishimiye ku giti cye, ntabwo ari ko abantu bose batabyishimiye. Hari abantu bamwe babyishimiye bari bari kuri stade, ariko ntabwo yari akwiye gufata inshuti ye nyine ngo ayishyire ku karubanda kuriya. So bivuze ngo Lorenzo rero ashobora kuba ari indyarya, ashobora kuba akoreka ko agukunze, mu by'ukuri atagukunze, bitewe n'uko biragaragara ko bagiranye umubano udasanzwe. Rero bityo muri ibyo bihe nyine uyu bita Eric Semuhungu akaba bari inshuti, wenda atabizi ko nyine wenda yaba arimo kugenda amuryarya. Rero uyu Eric Semuhungu avuga ko ataramuzi, avuga ko nyine yamufashije nk'uko yafasha n'abandi bantu bose, kuko wowe na n'ubu ngubu ni umwe mu bantu nyine ngo ntabwo barahura kuva yaza mu Rwanda, kuva yava muri Amerika ntabwo barahura. Rero we yanamwitaga Christian, ntabwo yari azi ko yitwa Lorenzo. Kubona rero ari kugenda amusebya, yagize gutya arasacinga, agwa ku mafoto n'ubundi asanga n'umuntu bahoze n'ubundi bavugana, aratungurwa cyane. Bityo rero nawe ahita yiyemeza ko yamushyira hanze muri ubwo buryo. So nta bindi birenze rero, gusa ikigaragara cyo muri aba babiri bombi ni uko Lorenzo ashobora kuba atari umuge. Ikigaragara cyo n'ubundi we yishakiraga amafaranga, cyangwa se yishakiraga ubumenyi bujyanye n'iby'imitekere nk'uko yabigaragaje. So nta bindi birenze rero navuga ngo biri hagati y'abo babiri bombi. Uko bigaragara ntago uyu Lorenzo ntago ari umuge. So mukomeze mugire ibihe byiza. Rero numvaga iyi nkuru nshaka kuba nayikubwiraho kugira ngo tumekinge ibintu byose clear. Numvaga nayikubwiraho, nizere ko ubashije kuba wasobanukirwa. Murakoze cyane. Rero yari Kigali The Tirette Talks Entertainment, amakuru y'ibyamamare yo nakagaruka.